urugendo rwavaga muri Etiyopiya, umugabo yiyicariye mu igare rye, agenda asoma igitabo c'umuzingo, gusa ikibazo ntasobanukirwe. Ibyo usoma nimba utabyumva neza, jya usaba Yesu agusobanurire. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe. Ibyo usoma nimba utabyumva neza, jya usaba Yesu agusobanurire. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe. Maze Filipo arasobanura, uwo mugabo arasobanukirwa, maze yiyemeza kubatizwa, yakira Yesu mu bugingo bwe. Ibyo usoma nimba utabyumva neza, jya usaba Yesu agusobanurire. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe. Ibyo usoma nimba utabyumva neza, jya usaba Yesu agusobanurire. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe. Natwe munsi dufata umwanzuro, maze twiyemeze kubatizwa. Umubatizo wa Mwuka wera natwe ubu ngubu niwo dukeneye. Ibyo usoma nimba utabyumva neza, jya usaba Yesu agusobanurire. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe. Ibyo usoma nimba utabyumva neza, jya usaba Yesu agusobanurire. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe. Ibyo usoma nimba utabyumva neza, jya usaba Yesu agusobanurire. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe. Umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe.